kandi anyitayeho umunsi kundi njyewe ndamubona ntabwo ari byo numvanye abandi umunsi kundi njyewe ndamubona ntabwo ari byo numvanye abandi nabonye Imana njye ubwanjye aje gusanga yuko umuntu ufite amafaranga aba nta n'icyo afite ahubwo kuko hari ibihe bigera amafaranga ntagire icyo amara. Haleluya. Ariko ufite Yesu aba afite byose ko ijambo ry'Imana rimbwira. Tugiye kwigana amagambo make mu minota mikeya, umpe umwanya kandi uhe n'Imana umwanya. Haleluya. Njyurampa umwanya uri mu mubiri nyine ugerageze kunyubaha kuko ndi kuvuga yego, ariko Imana uyihereza icyubahiro mu buryo bw'ijambo ry'Imana igiye gutambutsa. Njya mbwira abantu ngo iyo Imana itubwira yigo ica mu bahanuzi no mu ijambo ry'Imana ubwo Imana ibiri kuvuga. Byatuzanye biba ari byinshi, ariko ni byiza gusenga ukurikije uko ijambo ry'Imana ryatsinze umutima wawe, kuko buri mu mwanya wo kuba ugiye kubwira iki Imana, nawe ugiye kubwira Imana, Imana irakubwiye nawe ugiye kuyibwira. Haleluya. Kandi umunyabwenge yagiye kubwira Imana arabanza akihana, habaho ijambo ry'Imana ryamutsinze, uko iminsi itambutse yari yitwaye. Ibyo byose ni ibintu biranga umuntu ugiye kubwira iki Imana. Murekerere Imana itubwire nk'uko yatangiye itubwira. Tugiye gusoma ijambo riri mu maganya ya Yeremiya igice cya 3 ku murongo wa 40, ubundi dusenge. Mazi mu mutwe reka tuhasome, cyangwa se uhageze ugarahasoma. Ijambo ry'Imana yavuze ngo dutekereze inzira zacu tuzigenzure tubone kugarukira Uwiteka. Dutekereze inzira zacu, nitumara kuzitekereza tuzigenzure, nitumara kuzigenzura tukabona ko dukwiye kwigarukira cyangwa tukomeza kwibera mu byacu, ubwo urahitamo. Haleluya. Abaje mu nzu y'Imana siko baba baje imbere y'Imana bose. Hari abaza mu rusengero ariko hari n'ababa baje imbere y'Imana. Haleluya. Hari abaza imbere y'Imana mu buryo bw'umubiri, ariko hari n'abaza imbere y'Imana mu buryo bw'umwuka. Kandi buri Imana ikorera mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri ni gake cyane Imana ikora. Haleluya. Njya nkunda kubwira abantu ngo Imana ntago yapfiriye uburwayi, nta nubwo yapfiriye ubukene, nta nubwo yapfiriye ngo tubone abagabo, ngo tubone abagore cyangwa tubone urubyaro. Yapfiriye inyoko muntu ngo ibone ubugingo. Yego. Ariko twebwe kubera ubwenge buke nuko tutajye dutekereza inzira zacu ngo tuzigenzure, iteka imbere y'Imana tuyizanira amaganya n'ibibazo n'uburwayi n'ibindi byose, tukibagirwa ikintu cy'ingenzi cyatumye Imana ihinduka umuntu ugize mu isi. Haleluya. Ugasanga amasengesho yacu abusanye n'ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu muri Yeremiya igice cya 6 ku murongo waho ntago nkwibuka neza, haravuga ngo nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye, nta wihanye ibyaha bye ngo ambaze ngo ariko ubundi nakoze iki. Iryo somo karihuza n'umuririmbyi warembye ngo ayi Imana ndondora umenye, werekana uko ndi kose ntifata uko ntari. Bivuze ngo hari ukuba wiyizi ariko ugasanga bitandukanye nuko Imana igenje gute ikuzi. Kwibwira ko buri wa 6 uhora mu cyumba cy'amasengesho cyangwa se ahantu hose ari icyumba cy'amasengesho ujyayo, ugasanga bihabanye nuko Imana igenje gute. Niyo mpamvu dukwiye no gusenga dusaba Imana ngo igenze gute iturondore. Kukurondora ishobora kukurondora wowe ikwiciriyemo ukumva umutima uragucira urubanza ku kintu runaka. Yego. Uriya hari ibintu tutazi ko ari ibyaha tuba dukora, ariko ari ibiki ari ibyaha. Ntabwo icyaha ari cya kindi uzi neza ngo iki ni icyaha. Uri hari n'imyitwarire tujya tugira ubwenge discipline, kinyabupfura gike imbere y'Imana. Wowe ukabibona nk'ibintu bisanzwe, ariko ari ikinyabupfura gike imbere y'Imana. Ibyo ni ibiki? Ni ibyaha. Niyo mpamvu uriya muririmbyi yaravuze ati birashoboka ko ntatunganiye Imana hari ahantu hatunganye. Haleluya. Ukagira imbere y'abantu waba uri kubwiriza cyangwa uri guhanura, ariko mu by'ukuri ufite ubwibone. N'abantu barabibona, barabona ko ufite ubwibone, ariko wowe kumva ngo ibintu byose warabiretse, ibyaha warabirwanije n'ibindi n'ibindi, ariko nyamara umwuka w'Imana
yakurondora agasanga uri umwibone, ugasanga ufite ikibembe cy'ubwibone abantu bashobora kuba batazi ariko wowe uzi. Haleluya. Ukaba uri umukozi w'Imana cyangwa se urundi muntu, ukaba ufite ikibembe cyo kunegura abantu mu mutima wicaye mu rusengero. Haleluya. Dusomye isomo ngo dutekereze inzira zacu tuzigenzure tubone kugarukira iki? Uwiteka. Uhereye none utangira utekereza inzira zawe mu minsi umaze, mu gihe umaze, ushobora kuba umaze umwaka cyangwa icyumweru cyangwa se amezi runaka utabasabana n'Imana. Gusabana n'Imana si uko waje mu rusengero, no mu nzu iwawe wasabaniramo n'iki? N'Imana. Tekereza inzira zawe uzigenzure ubone kugarukira iki? Imana ikorana n'abanyabwenge mu mwuka. Haleluya. Kandi kugira ubwenge ntago ari ibintu bigoye, ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwe, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ngo iyi nzira nubwo yaba ari umuswa utarigeze agera mu mashuri, twebwe abisi tubona ko ari umuswa, iyi nzira ntazayiyoba. Ibintu by'Imana ntibigoye, bisaba kubaha, guca bugufi. Ijambo ry'Imana riratuneguye ngo murararikira ariko ntacyo mubona. Mu buzima busanzwe duhora twifuza, hari ababyita inzozi. Yego inzozi ni nziza, ariko turi abantu duhora tucuritse umutwe mu by'isi tukibagirwa ko Imana ari ibigaba. Haleluya. Umwanya wacu munini tukawumara ducuritse umutwe mu by'isi, twibaza ngo ko tugeze muri 2024 tuzabaho dute, tugahora twibaza ngo mbese ku mwaka urangiye ntacyo tugezeho bizagenda gute. None se nyine ko ntacyo ugezeho, none urabyibazaho ngo bigende gute? Urabiganyira ngo bigende gute? Kuganya kwiza ni ukuganya ubwira iki? Imana. Ariko nawe ukavuga ngo ese ko ndi kuganya uruhare rwanjye cyangwa ibyo Imana yansabye narabikoze byose. Reka mbabwire ibi bintu bitatu cyangwa se bine muri aka gakiza cyangwa se umukristo akwiriye kugenderaho. Dore ikintu cya mbere umukristo agomba kuba afite. Ibi bintu bine n'ubu utabifite aka gakiza ntabwo uzagashobora. Ikintu cya mbere ni ubugingo, imbabazi z'Imana mu mutima w'umuntu, cyangwa se kuba warakuwe mu gitabo cy'urupfu ukandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ikindi cya kabiri, uri umukristo ugomba kuba ufite ubwenge. Haleluya. Uri imbere y'abantu uri kubwiriza ukaba ufite umwuka w'ubwenge. Haleluya. Ugakontorora amagambo uri kubwira iki? Abantu. Ikindi cya gatatu, ugomba kuba uzi kwihangana. Haleluya. Icya kane, kuba ufite imbaraga. Ntago ndi kuvuga imbaraga zibigaragara, imbaraga mu buryo bw'umwuka. Ibyo bintu bine kimwe kidahari ikindi ntigishoboka. Wihanganye nta mbaraga, wihangana umwaka umwe undi bikanga. Ufite agakiza nta bwenge, iminsi n'ibihe birakota, abantu bakakota, bagatangira kuguca amazi. Urari kuvuga ibiki? Kubera ko ntabwo agakiza kawe wakagenjuje umwuka w'ubwenge n'ibyo ugomba kuvugira imbere y'abantu. Abantu benshi agakiza bakavuyemo atari uko Imana itinze, ahubwo ari ubwenge buke bagize. Ukavuga ibyo utagakwiriye kuvugira imbere y'abantu. Uri kwitega iminsi Imana iduha umwuka w'ubwenge. Uri ikintu cyitwa ubwenge ni ikintu gikomeye cyane. Kanikomereze. Ariko mvuze ibintu bigeze muri bingahe? Umunyabwenge yabyandika ahantu, kuko hari igihe kizagera ukagera igihe ukumva ukeneye imbaraga, ariko kuko wabitaye ahangaha ntiwibuke yuko ibi bintu Imana yabivuze. Nababwiye nimwumva mvuga ntimwumve ko ari njye uri kuvuga, ahubwo ni Imana iri muri njyewe uri kumvugiramo. Yego, kuko namaze kuba igikoresho cy'Imana. Nababwiye ngo Imana ivuga mu ijambo no mu buhanuzi, nayo ikaguha umwanya ngo ngaho mbwira. Turibuze kugira igihe cyo gusenga, ubwo nawe urabugiye kubwira iki? Aha, katwisomere. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayishira ari ryanyu ribi. Yemwe mwabasambanyi mwe, namwe mwabasambanyi kazi mwe, ntimuzi yuko ubushuti bw'ibyisi butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'ibyisi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Umuntu wese ushaka kuba inshuti ni iki? Umuntu wumva ashaka gucurika umutwe mu byisi amenye ngo ntabwo ari inshuti n'Imana. Ego,
hari ikintu umuvandimwe yavuze ngo muri aka gakiza dusabwa kunyurwa. Igo ukanyurwa n'ubuzima urimo, udafite imbaraga yo kwihangana ntago washobora no kunyurwa. Ubundi wanyurwa waburaye. Igora uburega haruba wariye, ariko hari n'ubabuze ibyo kurya n'iminsi 2 kagera atarya. None se wamubwira ngo nyurwa? Wamubwira ngo nyurwa adafite imbaraga yo kwihangana? Haleluya. Reka twisomere. Mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka uba muri mwe urararikira ukagira n'ishyari? Ariko nubwo bimeze bityo, Imana irushaho kutugirira imbabazi. Nicyo gituma ivuga iti Imana irwanya bibone, ariko abicisha bugufi ibahera ubuntu. Nuko rero mugandukira Imana, murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Yemwe mwabanyabyaha mwe, nimukarabe namwe ab'imitima ibiri, rimwiyeze imitima. Haleluya. Muri iyi minsi dufite abantu bameze nka Laodikiya. Laodikiya ni itorero rya nyuma rizaheruka iyi si. Turi mu itorero rya 7 rivuga Laodikiya. Laodikiya ni akazuyaze, ni abantu badakonje, batanagenje gute, batanashyushye, bameze nk'akazuyaze. Ijambo ry'Imana riri gusoma ngo Laodikiya, Imana ivuga ngo ngiye kukuruka. Uri umuntu aruka yagize iseseme. Haleluya. Imana iyo yitegereje indyarya zuzuye mu madini no mu masengesho irasesemwa. Reka mbivuge gutyo kuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Ngo namwe ab'imitima ingahe ibiri mukarabe. Kumva kuri mu by'Imana wasohoka tujya mu by'isi. Uratambikije nyine. Namwe ab'imitima ibiri ni mukarabe mwiyeze. Umurongo wa 9 rero niho ngiye gusorezaho tugasenga. Mubabare, muboroge, murire, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduka agahinda. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko ari bwizabashyira hejuru. Imana itugirire neza. Nimba hari n'ibyakuzanye wumva wishimye, Imana irakubwiye ngo rira. Igo kuko ushobora kuba ibyisi ubifite uri kurya neza agafuka k'umuceri gari mu rugo, ariko Imana yakoreye gasanga nta bugingo ufite. Haleluya. Kandi umufuka w'umuceri ushobora kuwurya ukarangira ukundi kwezi ukawubura. Ego ibyisi birahinduka. Uyu munsi ukwiranye n'umunsi wawe, ariko ejo ntago uzi uko bizagenda. Kimwe nuko ushobora gupfa ukabisiga. Inosa yamatubwira ngo ibyo wakwigira byose watereka amaso utayatereka uzasaza. Ntago uzahora ufite urwo ruhu. Hari ushobora no kudasaza Imana ikagukenyura ugapfa. Ibyo nabyo birashoboka. Igo tuboroge ngitwenge byacu cyangwa ibyishimo byacu bihinduke kuboroga. Kuki Imana itubwiye gutyo? Nuko ibona ko hari abantu babona ntacyo bitwaye mu buzima busanzwe bikiri kugenda, hari ukuntu bikanyakanya, ariko yareba igasanga ubugingo ntago buhari. Kandi burareka mbabwire mwa bantu mwe, urupfu ntiruteguza. Nejo wagenza gute? Wapfa. Kuko abapfuye ntacyo barusha. Ntubarusha amashuri, ntubarusha ubwiza, yewe ushobora no gusanga utarabarushaga icyubahiro. Wowe se kuki utakenyuka? Imana itugirire neza. Reka dusenge. Muhaguruke dusenge mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo turararikira. Yigo kandi ngo niko duteye iteka ryose. Ubu nawe wirebye ushobora gusanga icyakuzanya ari ibyo mu mubiri gusa, nta cy'umwuka cyakusenga. Uri kubwira Imana ngo mpibi, ngo Mana bimeze gutya, ariko ugasanga mu masengesho usenga ntushobora no kubwira Imana ngo Mana nkomeza, Mana rinda ubugingo bwanjye kuruta ibindi byose birindwa, Mana gira humvana gira hungeza. Ugasanga amasengesho yo kugira ngo Imana iturindire ubugingo ni make, ahubwo amasengesho y'amaganya n'ibibazo atubanye menshi. Imana itubabarire. Nababwiye ibintu bina mbisubiremo. Icyambere ni ubugingo. Haleluya. Icya kabiri ni umwuka w'ubwenge. Icya gatatu ni ukwihangana. Icya kane ni imbaraga. Haleluya. Usenga ubwira Imana nimba bidahari biguye. Ushobora gusanga Imana urayivuzaho induru ngo Mana kutinze, cyangwa uri kuvuzaho Imana induru ngo Mana ngo bino ko bidakemuka, ariko Imana yakureba ikakubura mu mwuka. Ese nizi kazi kuzana amasezerano igasanga wagiye izabihandi.
Haleluya. Eka ntanga kakagero byumvikane dusenge. Iyo umuntu umuhamagaye kuri telefone ntibanza gusona iri kuguteguza ko agiye kukwakira. Haleluya. Irasona yagufata ukabyumva kuko arakwitaba ijwi rye ukagenza gute ukaryumva. Twe tujya dufungura connection Imana ikatwitaba, ariko twe yafungura connection ngo ituvugishe ikatura. Ugasanga Imana turayibwiye ngo nimero uhamagaye ntishoboye kuboneka kuko ucuritse umutwe mu by'isi, cyangwa uri muri kamere, cyangwa hari ibyakujyanye kure. Nyamara Imana iraje isanze udahari, urayibwiye ngo Imana nta muhanuzi wabihanuye, ariko Imana ikagenza gute ikabikora ibyo bintu. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Nababwiye ngo nusenga ujye usenga ukurikije uko ijambo ry'Imana ryagenje gute ryatambutse. N'umwanya w'ibyifuzo uraza, ariko nimba ijambo ry'Imana ritambutse ukumva hari aho utsinzwe, usabwa kwihana kuko ushobora gusanga ikindi gihe utazabyibuka. Haleluya. Kandi Imana ibabari umuntu wihanya akatura icyo kintu, cyane cyane ikintu kimeze nk'ingeso kitajya kiva ku muntu. Icyo kintu abasabwa kugisengera akakinira kugeza igihe Imana ikijeje ikagikuraho. Ariko nimba umwuka w'Imana kurondoye mu mutima wo kumva ko utsinzwe, warangiza ukimahoroniza cyangwa ugasengera ibindi, icyo kintu ukakibagirwa, kizahora ari ikibembe ku bugingo bwawe. Mana mu izina rya Yesu, izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ni wamamare kuko ni wowe karuhura, ni wamamare kuko ari wowe rukundo. Ese Mana twakugereranya na shusho ki? Nta shusho dufite twakugereranya nayo. Icyo tuzi ni ukuri Imana isumba byose, kandi uri Imana ishobora ibyo twebwe tudashoboye. Ducishijwe bugufi imbere yawe, tumaze kumva ijambo ryawe ritugaye, risanze twari twitwara uko tutari dukwiye kwitwara. Ijambo ryawe riratugaye, dusanga nta mwuka w'ubwenge tukigira, haba abavuga butumwa, haba abahanuzi, haba abakristo muri rusange. Uwiteka, tuvuze ngo tubabarire bivuye ku munwa, wabimenya yuko turi kukwikiza. Uwiteka, ndakwinginze ngo tubabarire bivuye ku mutima, kuko akanwa karabyatuye ariko n'imitima yacu irabyatuye. Ijambo ryawe riratubwiye ngo turire tuboroge, ngo ibyishimo byacu bihinduke kuboroga. Hari icyo bisobanuye. Birashoboka ko amahoro y'ibiryo tuyifite, ariko amahoro y'ubugingo ntayahari. Uwiteka, utubarire kugira ubwenge buke twageze mu nzu yawe. Harabibonye Abisiraheli bavana muri Egiputa, ukabakorera ibitangaza, inyanja igacikamo kabiri, ngo bose baririmbiye rimwe indirimbo batize batarepese, kuko bari buzuye umwuka wera. Ibyo ntibyababujije kukugomera, bamaze kukugomera urabahana. Icyo ni igisobanuro cy'ukuri Imana itamenyerwa, uri Imana itavugirwamo. Mbese nimba umugabo, nimba umutware w'urugo adakunda ko umugore wamwubahuka, nimba abategetsi b'isi bashaka icyubahiro, mbese wa Mana we twakwiye kuguha icyubahiro kingana gute wawera we? Yesu Kristo, utubabarire ubugoryi n'ubunenganenzi tugeze mu nzu yawe, utubabarire ubwenge buke tugeze mu nzu yawe, utubabarire kurebuzwa no kurebuzwa turi mu nzu yawe. Ahubwo Mana, mu nzu yawe ariho dutabarirwa, tumenye ko mu nzu yawe ariho ibyananiranye bikoreka ku buzima bwacu. Mana, nta kutatugira, uturinda amanywa n'ijoro. Niyo mpamvu igihe kigera bikaturenga, tukavuga ngo mbese Mana uducike, utubabarire mwuka wera, uduhe impano y'imbabazi mu mitima yacu, uduhe impano y'imbabazi, kuko izi mbabazi, aya mahoro y'iby'umwuka nituburara
tuzumva amahoro ahari, nitunarya amahoro azaba ahari, kuko aya mahoro atuma dutsinda iby'isi, aya mahoro atuma tubona iby'isi bimeze nk'ibibambwe, tutabibona tukaguhimbaza, twabibona tukaguhimbaza. Uwiteka iminsi ibaye mibi, iminsi ibaye mibi, iminsi igoye umugenzi, udutabare, uturindire ubugingo, uturindire ikibitsanyo, uturinde muri byose Kristo mwiza. Uturinde amaganya y'iby'isi, ngo dusinde amaganya y'iby'isi. Namaze gusanga umupagana adasinda inzoga gusa, ahubwo n'amaganya y'isi adutera isindwe, maze tukava mu mwuka tukinjira mu mubiri, kuko twamaze kugwa isindwe. Uturinde isindwe ryo mu mwuka mu izina rya Yesu. Mwami Yesu Kristo, urera kandi urakiranuka, tuguciriye bugufi imbere yawe. Mwuka wera ganza, mwuka wera manuka. Nta mbabazi dufite mu mitima, gusirimba ntabyo byatumarira. Nta mbabazi z'Imana dufite muri wowe, haleluya, nubwo twazitera ari ijana ntacyo zatumarira, kuko ibyo byose waravuze ngo bikumereye nk'umunuko. Papa, sinzibagirwa amagambo watubwiye, weza ubugingo bwacu kugira ngo n'umubiri wezwe, kandi aho tudashoboye kwirwanirira uturwanirire. Ibyaha byatunaniye kureka, Mana, mu mitima turarekuye, wowe wabiturekesha, kuko twe ntacyo dushoboye, ariko ushoboye byose. Uwiteka watugirira neza. Ibihe bibaye bibi, umupagana ari kubona ko ibihe bigoye, umukristo ari kubibona ko ibihe bigoye. Uwiteka udutabare, udutabare Mwuka wera. Urakoze kuri kumwe natwe, urakoze ku Mwuka wera agiye kugendagenda mu mitima yacu. Gahunda zose zigiye gukorerwa aha ngaha, ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze kumvisha gusenga kwacu, tubyatse Imana Data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo waducunguye. Amen.